ukurikira YouTube channel ngiye yitwa Isacu TV. Nkwibutsa niba utakanda subscribe isabwa no kwikanda kanda like comment. Igitekerezo cyawe cyabo gaciro. Kenshi na kenshi dukunda gutunga telefone ariko tutazi ibyazo. Ese ibyazo uyu munsi ni ibiki? Hari ukuntu bashaka kwiba telefone warangiza ukaba wakibaza ngo ubu byarangiye, ariko nakubwiye ko hari uburyo ushobora gukoresha telefone yawe ukaba wamenya ahaniri, cyangwa se ukaba wakifashisha polisi ikagufasha kumenya aho telefone yawe yarengeye. Ese ubwo buryo ni ubuhe? Kazi muri kumwe na DJ Bayingana mw'isi y'ikoranabuhanga, aho nkwibutsa ubaye utarakanda subscribe isabwa ni ugukanda twasharinga, ubaye wakunze video zacu cyangwa se ukaduha igitekerezo cy'ubutaha twazaganiraho. Ikaze. Nkuko nabikubwiye, hari ukuntu utunga telefone ariko ukaba utamenya ngo ese telefone yanjye imeze gute, se nayigaruza gute mu gihe bayibye. Hano ngufite uburyo ushobora kuba wamenya telefone yawe ahantu iherereye, mbese ukaba wakifashisha n'izindi nzego mu buryo wakoresha uyishakisha, mbese ukaba wanayigeraho kabone n'ubwo telefone yawe yaba nta muriro ifite, ariko ukaba wamenya umuntu wayitwaye ese arahagana he. Ubwo buryo se ni ubuhe? Icyo twita International Mobile Equipment Identity cyangwa se IMEI ya telefone yanjye. Wayimenya ute? Nayimenya gute? Ese akamaro kayo ni akahe? Ese imaze iki? Ntucikwe, muri kumwe na DJ Bayingana. Cyangwa se inshuti y'umuvandimwe avuga ko taye cyangwa yibwe telefone, cyangwa se akaba ari wowe ubwawe uyibura, ukibaza icyo wakora ngo umenye aho iherereye ariko ukakibura. Muri iyi nkuru tugiye kurebera hamwe icyo IMEI cyangwa se International Mobile Equipment Identity yagufasha igihe wabuze telefone yawe. Tunarebe ukuntu wamenya cyangwa se wareba IMEI ya telefone yawe. Mu Kinyarwanda, IMEI ni imibare yihariye iranga telefone ku isi hose. Nta yindi telefone iba biri bubihuze n'indi, ubwayo iba yihariye. Mbese iyo mibare iba ari yo kuri telefone ufite. Iyo ubonye telefone ya mugenzi wawe iba itandukanye n'iyo mibare uri busange kuri telefone ye. Ese IMEI ni iki? International Mobile Equipment Identity ni urukurikirane rw'imibare 15 yifashishwa mu gutandukanya amatelefone, nk'indangamuntu ya telefone muri make, cyangwa ikitwa MC address kuri mudasobwa, cyangwa se nabyo tuzabireba mu nkuru zacu zitaha. Bworoshye bwo kureba IMEI ya telefone ni gukanda imibare n'ibimenyetso bikurikira. Fata telefone yawe niba uri kunyumva aka kanya, ukanda akanyenyeri urwego 06 urwego. Nabivuze buhoro ndakeka ko wumvise, ariko nasubiramo akanyenyeri urwego 00 urwego. Tegereza akanya gato, ntabwo ari ngombwa ko akanda ese cyangwa o. Urahita ubona akantu kameze nka kamwe kaza iyo ureba amafaranga kuri telefone karimo imibare 15 ariyo IMEI ya telefone yawe. Wumva uyishaka cyangwa se uburyo bwiza wayandika ahantu ku buryo nk'igihe waba wayibuze wayifashisha. Ndavuga kubura telefone. Subundi IMEI imaze iki? Subundi muri telefone yacu bikora mwiza. Igihe
wataye telefone yawe ushobora kwifashisha IMEI yayo ukamenya agace runaka iherereyemo niyo yaba itari gukoresha internet. Uvuga ngo umuntu ashaka kuyigutwara warayanditse ahantu ukaba wamenya amakuru y'iyo telefone yawe, ese iherereye he, wayitwaye arahagana. Cyiza nuko wamenyesha inzego zibishinzwe nka polisi zikagukurikirana telefone yawe bifashishije IMEI yayo hamwe n'ikoranabuhanga ryo gutracking cyangwa se gukurikirana byihariye. Ikindi kintu IMEI ishobora kugufasha nuko umenya amakuru yisumbuyeho kuri telefone yawe, nko kumenya igihe yakorewe, kumenya uruganda rwayikoze, kumenya systeme yayo n'ibindi byinshi utapfa tekereza nonaha ngo wemere ko bibaho. Ariko batugiye inama gufata iyi IMEI batubwira ko hari ibyo kwitonderwa. Ese ni ibihe? Twavuze bikora kuri Android. Wowe ufite telefone ya Apple cyangwa se iPhone, hari ubundi buryo izindi telefone zifite bwa iCloud wakifashisha kandi bukora nk'ibyo twavuze. Vango phone zose za Android zose zikora uburyo bumwe, izindi nazo zikazakora mu bundi buryo. Vango iPhone ziba zifite uburyo bwayo cyangwa se Apple zifite uburyo bwayo, bukaba bwatandukanye na Android. Tubirebye ndemeza ko kandi ntashidikanya ko IMEI ari ikintu cy'ingenzi buri wese yakabaye yitaho kimara kugura telefone, agahita ayireba akoresheje uburyo twavuze haruguru. Uburyo twavuze akanyenyeri urwego 06 urwego, ukaba wareba imibare 15 iri muri telefone yawe, nk'uko bashobora kuyikoresha bagenzura ahantu ujya ndetse n'ibindi by'amabanga yawe. Ubwo rero si byiza kuba menya amakuru warangiza ukazafata iyo mibare yawe bakaba bagira gutya bakajya kugenzura utabizi. Cyiza iriya ni imibare y'ibanga wakifashisha ubika ibyawe neza. Ibike rero ahantu heza hatagera ni yewe n'imvura, ku buryo igihe cyose waba uhuye n'ikibazo wajya gukikemuza iyo IMEI mu gihe baba bayigutwaye, ukaba wabasha gushyikiriza abashinzwe umutekano bakagufasha ukaba wakemura ikibazo wahuye nacyo. Ngaho nguko rero turakataje mu ikoranabuhanga. Niba wakunze video zacu washaringa, ukaba watanga comment ku cyo twazakubwiraho ubutaha. Gataho nkwibutsa ubaye nanone utarakanda subscribe wayikanda kugira ngo ujye umenya amakuru y'ikoranabuhanga tukuzanira wa mbere. Mwari kumwe na DJ Bengana, Kwisi Yacu TV. Bye bye.